Hey guys, welcome and welcome back. Mureke nkuremo écouteur d'abord. Hey guys, welcome back kuri Beautifully Mamming Rwanda. Ndabakumbuye nkumbuye vloginga, nkumbuye kubavugisha. Mbere na mbere umwaka mushya muhire. Ntiduherukana umwaka ushize, ariko hari video narangije ku editinga yandi yababwiraga ku bya Alexandra umwana witabye Imana umwaka ushize, ariko wozayeke ntago naguhita postinga ibyo by'umwaka ushize ntaranabifuriza umwaka mushya muhire. None rero nibwiye nti reka ntangire vlog nshyashya, profite nanabifurize umwaka mushya muhire. Ndaza kwicara hamwe mbakorere babyita gute, ni life update, babwira aho ngeze mu buzima, kubakorera na ka vlog gatoya ka night time routine. So ubu ngubu ndangije ishuri, nasubiye ku ishuri, niyo mpamvu nkeneye kubakorera life update. Rero ubu ndangije ishuri, ngiye kuzana abana, ndimo ndamarsha njya kuzana abana. Reka mbere ku kuntu hanze hasa, umva ntimundebe nambaye igikoti gutya. Ubu ino misatsi nari nayikoze ndebera vraiment. Simwa nuko misatsi yanjye yakuze. Reka mpindukize kamera mbere ku kuntu hanze hasa. Guys, ndebera ukuntu hanze hameze. Hari abantu bajya bavuga ngo si ngo biba bimeze gute ngo kuba ahantu hagurubura. Ni nko kuba muri frigo. Nimba warabonye frigo ukuntu imera, hari ukuntu igigira babarafu gutya agasa nkatutubikana hejuru nyine, handi muri congelateur kabona harafutubikana barafu. Hari ahantu ukuntu haba hameze niko igihugu cya hano kiba kimereye iyo ari muri hiver, mbega iyo hakonje nka gutya ni nko kwibera muri frigo muri make. So reka tugendane mbereke night time routine yanjye nshyashya. Uraza ugasona hano muri service de garde, abazazana abana kwiga inaha ngaha. Reka nzibyo ndaza kubabwira neza. Bye. J'aurais besoin de Louis. J'aurais besoin de Asiel. Ahangaha rero nari ntegereje ko abana baza bansanga bavuye mbega aho baba bari badutegereje. Uragenda ukavuga izina ry'umwana wawe ubundi, ariko bagomba kuba bakuzi. No kuvuga ngo ni iyo ari nka belle-sœur wanjye ugiye kubashaka cyangwa ari aba beau-frère wanjye bagiye gushaka abana, baba bagomba kumpamagara, guhamagara umubyeyi mbere yuko baguhereza umwana. Rero ngiye kuko banzi basanzwe bahambona, ntago babanje kureba identité yanjye. No kubwo rero uragenda ukavuga umwana uje gushaka ugategereza. Ahangaha rero nari ntegereje bamuhamagara muri intercom, ubundi nyine umwana akaza gusanga. Nyuma y'aho gatoya twese dutaha, ariko sinafilmye mu gihe twatahaga kuko telefone yahize izima. Hanyuma ahangaha rero nari ngiye kuboza. Ahangaha bamaze kurya, ndi kubereka amasahani ari vide kugira ngo mbabwire yuko bamaze kurya. Hanyuma ahangaha barimo baranywa smoothie nari maze kubakorera. Ni byiza guhinduranya rimwe na rimwe, nyine banywa amata, ubundi bakanywa smoothie, ubundi bakanywa ibindi bitandukanye. Nimba mushaka ko mbakorera video ibabwira donc ibaha amaide y'ibyo abana bashobora kujya barya bavuye ku ishuri, ndabizi ko ababyeyi binaha du strugglinga cyane kugira ngo tumenye icyo duha abana, ariko nanone du strugglinga kuko dufite shwa nyinshi. Rero dushima Imana ku bwabyo. Ariko niba mushaka inspiration kumenya icyo wajya ugaburira abana bawe, uze kumbwira, nzabakorera video ivuga kuri ibyo abana banjye barya nimugoroba cyangwa se barya bagiye ku ishuri muri boîte à lunch. Nimba ari ibintu bibenteresa mumbwire, nzabakorere video nk'iyo ngiyo. So guys, ndimo ndavuga buhoro kubera yuko umugabo wanjye arimo arakora. Ubu natashye, nageze mu rugo maze koza abana no kubagaburira nk'uko mwabibonye mu mashusho ahise. So bamaze kurya, barimo baranywa smoothie yabo, hanyuma
icyo ngiye gukora nyuma yuko maze kubaryamisha ndashaka kubashyira mu buriri byibuza saa moya gutyo au plus tard saa moya n'igice ariko saa moya ndumva bari bube baryamye umukobwa wanjye amaze gukora devoir ye ntabwo twakoze ibintu byinshi no munsi mfite ibintu byinshi byo gusinya ndaza kubereka nyuma yaho ndashaka gufata isaha nyuma nkimara kubaryamisha ndashaka kujya mpita mfata isaha yo gusenga kuko mu gitondo guys mu gitondo nsigaye ngira ibibazo byo kubyuka ngo nsenge so I need gushaka umwanya muzima hagati mu munsi byibuza cyangwa se umunsi urangiye nkafata isaha ngasenga ugomba gushaka umwanya ugendana nawe so ya guys niba nawe ustrugglinga kubona umwanya wo gusenga mu gitondo tuvuge nk'abantu bakora ijoro kuvuga ngo uratashye ujye gufata isaha yo gusenga mu gitondo ndabizi ko biragoye pe biragoye ushobora gusenga nyine mbere yo kuryama nkuko abandi basenga bagiye kuryama nijoro ariko niba ushaka gufata umwanya ukawupasa neza mu gihe imbere y'Imana nta stress nta bitotsi ntaki ugomba gushaka umwanya uri opportun mu munsi umwanya nyine muzima uri bugufashe gusenga surtout twega ababyeyi my friend attaque ziba ku bana umwana ashobora kujya ku ishuri mugenzi we akamwataka ariko twe tukagira ngo ni attaque isanzwe niko kunda abana batizingana aba bana babi nyine baba méchant umwe nyine akaba méchant ku wundi ariko hari igihe usanga ari attaque spirituelle so yeah I mean ukeneye gushaka umwanya mu munsi ibyo byose nyine ndi kubabwira ko ndashaka kubabwira yuko ukeneye gushaka umwanya mu munsi ugasengera ubuzima bwawe ugasengera n'abandi bantu en general utangiye kugira iyo routine yo kuvuga ngo mfashe umwanya ndasenze mu munsi niyo watangira ukora iminota 30 ushaka gutangira ukora iminota 15 nimba atari ibintu wari usanzwe ukora actually tangira ni iminota mike ushaka gutangira nimba utasengaga du ushaka gutangira ni iminota 5 uko uzagenda wegerana n'Imana niko usanga wisanga ahubwo n'isaha itakiguhagije kuko ufite ibintu byinshi byo kubwira Imana akenshi utari no kwisengera ubwawe uri gusengera abantu randomly like umwuka wera gushyizemo just ugasengera abantu it's a very good thing gupasa du temps muri presence y'Imana tuvuge nimba udafite ubushake bwo gusenga hako hari igihe rwose nko mu minsi ishize nari mfite resistance spirituelle my friend natekereza gusenga gusa baba we ntago namenyaga uko bigenze habagaho resistance nkumva simbishaka noneho nkumva donc ko kundi umwuka wera kwibutsa gusenga none ukahita wumva ntushaka no gufunga amaso ngo uvuge ukumva n'umuntu uraremereye right umva iki kintu nimba cyarakubayeho umva barire wandike muri commentaire umbwire hari igihe umwuka wera kwibutsa gusenga ariko ukumva none n'umuntu uraremereye cyane ntushobora kuvuga atari uko hari igihe ushobora kubura amagambo ukoresha ariko ukumva urashaka kuba muri presence y'Imana ariko none hari hahandi uba wumva ko umwuka wera ari gukubwira ngo jya gusenga ariko muri wowe ntabyo ushaka it's like hari nka resistance iri kugutera kutabishaka mbega so ejo bundi byambayeho ntacyo gusenga nkumva noneho ndaremerewe burundu kandi mu minota mike mbere yaho numvaga nta kibazo mfite so iyo iba ari attaque ushatse wanafunga amaso ukavuga ati Mana niyo wakwicara ukavuga ngo Yesu ariko nyine atari Yesu yo kumunwa uri kubwire uri kuhamagara nk'izina rya Yesu nyine niyo wavuga ngo Yesu donc ucyumva iyo resistance ukahita utangira gukombata contre iyo resistance nyine cyangwa ukavuga ati Mana ndumva ndi struggling ndumva ntari kubasha gusenga ntabara so ibyo bintu bimaze iminsi mbipratika mbona bimfasha cyane so nawe niba uri mu gihe cya resistance spirituelle ushobora gutangira uvuga ngo Yesu hey guys ibitotsi biranyishe ndangije gusenga abana baryamye mfite kujya gukora boîte à lunch z'abana gukora vaisselle gukora smoothie mugabo kurya sindarya hanyuma ngomba kurangiza ama exercice n'amaformatif mvuga ngo ndaza kubyuka kare mbikora ariko I'm very sure yuko ninjya kuryama ntabyo nkoze ndariska kutabikora so Imana imwe imbaraga kabisa ko numvaga nshaka kuryama kare ikindi kintu nagira ngo mbateremwe imbaraga ababyeyi mu gufata igihe cyo gusengera abana banyu gusengana nabo kubigisha gusenga. Drop it in the water, let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe, spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie.
Walk her down the valley, pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach, like the angels do, and you gon' make it through now. Tell about the healer, greater is the one within and call him as the leader. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky and never wait upon the gift. Hano nari ndangije byose ngiye gusinya imikoro y'abana. Umva ababyeyi tugira responsibility n'utuntu ducucikanye umuntu agomba kugenda akora, ariko byose ni umugisha. Ndabashimiye ko mwarebye ino video mukaba mugejeje ku musozo. Ndabifuriza ibihe byiza, epi tuzahora muri video y'ubutaha. Rero nizere ko tuzamarana umwaka mwiza ubwo turi kumwe muri video y'ubutaha. Bye bye. Train her feet for running. Show her every door and how the windows let the sun in. Copy out the key and tell her this is for becoming. Even in the fever.